Nyuma y'uko umugabo wanjye arwaye diyabete, ntago twongeye gutera akabariro. Kuva ubwo twahise tubihagarika kubera yuko umugabo wanjye yahise abura ubushake burundu, kongera kundongora biranga, ubundi turabyihorera twibera muri ubwo buzima. Ariko byarangoye cyane, byarangoye kubera ko narabikundaga cyane, urumva umutware wanjye yari yaramenyereje ko tugomba kujya tubikora buri munsi, twakabya tugasimbukamo umunsi umwe, narabikundaga cyane wagira ngo bari barabindoze. Nyuma y'uko rero umugabo atakibishobora, byarangoye cyane ndabikumbura, ariko mbura uko mbigenza ndihangana ndabyakira, nibwo nigiriye inama yo gutangira kujya nkora siporo, kugira ngo n'igihe numva mbikumbuye cyane bijye mpita mbyibagirwa nigire muri siporo. Nuko ntangira kujya njya muri jimu rero, ari naho naje gusanga igisore cyiza cyane, ubundi icyo gisore bikaza kurangira kingwishije mu mutego wo gusambana nacyo. Urumva deja byose biturutse hehe? Ku kuba umugabo wanjye ataragishobora kundongora. Noneho kandi nari nkiri mutoya pe, buri umugore w'imyaka 35 aba akiri mutoya, ariko ndavuga nti umugabo wanjye ubwo atakibishoboye, twasezeranye ko tuzabana mu bibi no mu byiza, reka nanjye mbyakire, n'ubundi twarabyaye dufite abana 3, reka ntangire kujya nikorera siporo kenshi cyane, bizandinda kugira irari cyane, nzajya ntaha naniwe, mpite niryamira, kandi bizagera aho binashire burundu, numve ni ibintu bisanzwe. Mwa bantu mwe rero, nibwo natangiye kujya njya muri jimu. Ngezeyo nasanzeyo igisore cyiza, icyo gihe bwari ubwa mbere ngiye muri jimu, nsangayo igisore cyiza kubi kidukoresha siporo. Numvise ngo bamwita tureyina. Uwo musore mwiza cyane rero niwe wanyakiriye muri iyo jimu, ampa karibu, ambwira uko bakora, ansobanurira imikorere y'iyo jimu, turaganira. Ariko mbona ni umusore mwiza utagira uko asa, muremure, w'ibogari, ufite agasatsi gakeya, akagira ukuntu avuga atuje, ikindi akamenya kuganira, noneho akagira inseko nziza kurusha ibindi bintu byose. Ni ukuvuga ngo nkimubona bwa mbere aza kunyakira muri iyo jimu, njye nahise mukunda pe, si ukukubeshya, naramurebye ndavuga nti mu mutima ndavuga nti genda wa gihungu uri cyiza, igisore kikiri gitoya. Ubwo uwo musore nyuma y'uwo munsi ndabyibuka, nako uwo munsi nyirizina nahise njya mu bandi, baranyerekera ukuntu tugomba kujya dukora siporo turi benshi, ko ari byo bitera kuraje, bikubaka ubucuti, ukamenyana n'abantu, ukamenyana n'inshuti nyinshi. Ni ubwo buryo natangiye kujya njya muri iyo jimu. Uwo musore ariko mbona akomeje kunyegereza cyane, akanganiriza byagenze gute, siporo yagenze gute, ati n'igihe uzajya uba uri mu rugo ukumva ukeneye mu rugo ukoresha ka siporo, uzajya umbwira nze no mu rugo nta kibazo. Mwa bantu mwe rero, uwo mutipe twakomeje kugenda tuvugana, twakoraga siporo buri wikendi, dukomeza siporo, iminsi irihirika, ngeraho ndamenyera, ariko uwo musore dukomeza kubaka ubundi bushuti bwihariye nyuma ya jimu. Iyo nabaga turangije siporo ngiye gutaha, yagombaga kumperekeza akangeza mu modoka, tukicara mu modoka akanya gatoya, tukaganiraho akanya gatoya, akabona kugenda. Ni ukuvuga ngo nkurikije uko nabonaga wagira ngo uwo musore nawe yarankunze, ariko we yari afite ikindi kintu ashaka njyewe ntazi. Ariko nabireba nimba ari uko nari naramukunze,
nkabona uwo musore nawe yarankunze, nkabona ikigaragara atari njye washize njyenyine, nkabona bisa nkaho twese twaguye mu rukundo. Igihe cyaje kugera rero, rimwe umusore aza kumbwira ngo ese uyu munsi ngo waje kuza nkagusohokana tugasangira ibya nijoro. Ndabyibuka namubwiye nti rero nk'uko nabikubwiye ndi mariye ntago nasohokana n'umusore, aho gushaka ko tuganira nagusura iwawe mu rugo tugasangira ibya nijoro wanatetse nkumva ukuntu uteka, kuko numvaga uwo musore mukunze mwishimiye, numvaga kujya kumusura byanshimisha. Ubwo icyo gihe twari tumaze nk'amezi agera kuri 3, 4 dukorana nyine, ariko ubona hagati yacu harimo ubucuti bwihariye. Umusore rero uwo munsi n'ubundi hari kuwa gatandatu, ubwo mubwira ko ndajya kumusura nimugoroba. Ngeze mu rugo nabwiye umugabo ko hari umugore dukorana ndaza kujya gusura nimugoroba. Umugabo ati nta kibazo. Bumaze kugoroba nari nambaye neza ku buryo umugabo yandebye arambaza ati se iyo kanzu ireshya ityo urayijyana mu rugo rw'abandi? Ndamubwira nti ni abasirimu nabo nta kibazo rwose kwambara mini, ariko nari ngiye gusura umusore. Nakije imodoka ndagenda, ntago nari mpazi aho ataha, gusa karitsiye nari nkizi. Umusore yagiye anyobora kuri telefone kugeza ngeze iwe. Yari umusore ubona wihagazeho pe, ubonaga nk'umusore mutoya gutyo inzu abamo ari inzu ihenze. Narahageze ampa karibu, nsanga yatetse yanyiteguye ndetse n'ibyo kunywa bihari. Twarasangiye muri iryo joro hari 12:00 turasangira, ariko numva muri njyewe ntangiye kugira irari cyangwa se kumva nifuje kuba nagirana ibihe byiza n'uwo musore. Nari maze icyo gihe ndumva umwaka wari wikubise, umugabo wanjye ahuye n'uburwayi bwa diyabete. Muri make nari maze umwaka nta gikorwa cy'urukundo mperuka. Uwo musore rero ubwo twari tumaze gusangira, yarambwiye ngo haguruka tubyinane kano karirimbo kazuke ndagakunda. Namuhereje ikiganza arampagurutsa dutangira kubyinana. Muri ako kanya ubwo nari ndi kubyinana n'uwo musore, numvishe irari riteye ubwoba mu buzima bwanjye ntari narigeze ahari ngirira n'umugabo wanjye. Twarakomeje turabyinana, ariko uko umusore nyine ambyinisha niko yagendaga ankorakora mu mugongo, ankorakora agenda amanuka hafi y'ikibuno. Urumva twari twegeranye turi kubyina ingwatira. Nagize umushyukwe mu buzima, mu mutima ndavuga nti wa musore we umbabarire sintahe meze gutya, ariko nkabivuga mu mutima ntago nari bubashe kubimubwira. Nari ndimo ndifuza ko tutabyinana ngo birangirire aho ngaho, ahubwo byarangira tugiye no mu cyumba, kuko muri uko kubyinana n'uwo musore nawe yaje gushyukwa pe, kandi murabizi abagabo bo iyo ashyukwe igitsina cye gihita kibyuka ukakibona. Umusore yarashyukwe rero ubwo twari turi kubyinana, ntegereza ko yibwiriza ndaheba. Cyo kuzuza ikintu kimwe yankoreye, yarambwiye ngo mabuja, yakundaga kunyita mabuja kuva turi no muri gym ahantu hose, ngo wambabariye ukampa amahirwe nkagusoma. Naramurebye ndamubwira nti se trainer, ibyo koko nibyo urindira kunsaba? Nuko namubwiye, kuko numvaga n'ubundi ari korosora wabyukaga. Muri uwo mwanya twarasomanye pe, uwo musore twaryanye iminwa, ndetse mu kuryana iminwa yarankorakoye. Mu gusomana yatangiye gushyira intoki mu gatuza ankora mu mabere.
ubwo nanjye mukora aho nshaka hose, nkajya manura intoki nkamukora ku bintu, noneho ngerageje kumukuramo umupira, umusore yahise anyiyaka arambwira ngo mabuja ngo narengereye. Ndamubwira nti hoya nta kibazo, arambwira ati hoya, ngomba kukubaha, uri mabuja wanjye, wansuye, ibintu nangiye kugukoresha ntago ari byo. Umusore ahita ansubiza kwicara, umujinya waranyishe, ariko mwereka ko nanjye nyine atari ibintu bya danje nashakaga. Twarongeye turasangira, nyuma birangiye turataha. Ubwo naratashye nyine, gusa naha numva mbabaye kubera ko nifuzaga kurongorwa kandi uwo musore akaba yanze kundongora. Natashye numva ikariso yatose, naratashye. Gusa kuva uwo munsi ubucuti bwacu busa noneho nk'ubwiyongereye, kuko uwo musore nibwo yatangiye kunyandikira ambwira uti ese wa mugore we ko numva ntangiye kugukunda kandi ufite umugabo bizagenda biti? Nanjye mubwiza ukuri ko namukunze. Umusore arangije arambwira ngo siko ngo na wa munsi ubwo duherukana ngo ubwo nari ndi kugusoma ngo nifuje kukurongora. Ibaze ni ukuri. Nanjye nahise mubwiza ukuri, ndamubwira nti nanjye numvaga mbishaka, basi ubutaha ningaruka kukureba tuzabikore. Urumva aho dutangiye kugera, siporo zo zirakomeje ni ibisanzwe, ariko nyuma ya siporo umusore twaragiye turakundana pe, dupanga ko ninsubira kumusura noneho ngo tuzabikora, kubera ko nawe yabyifuje nanjye nkabyifuza. Yarambwiye uti ubwo nuko dukundana, nugaruka tuzabikora. Turabipanga. Ubwo haciyemo nk'ukwezi, nyuma y'uwo munsi nibwo umusore yongeye kunsaba ko najya kumusura ari nimugoroba. Arambwira uti ariko ndifuza ko uyu munsi noneho waza kuza nka 11:00 kugira ngo uze kubona igihe utahira, ndumva nshaka kuganira nawe birambuye. Icyo gihe rero ndabyibuka nari niteguye koko. Nari nagiye muri salo, nari nakoresheje inzara, ndetse ubwo najyaga no gukaraba nari nogoshe insya, inshakwaha, byose nta kintu na kimwe nari mfite. Nari meze nk'umugore witeguye kurongorwa. Nuko rero nibwo nagiye kumureba za 11:00 nari ngezeyo. Umusore nsanga nanone yanteguriye ibyo kurya, yaramaze kumenya ibyo nkunda, turongera turasangira, ubwo ni nako tunywa akabyeri. Noneho turangije kurya yarongeye ansaba ko twabyinana. Narahagurutse turabyinana pe, ni ukuvuga ngo byagendaga nk'ubushize uko byari byagenze. Umusore twarongeye turabyinana. Muri kwa kubyinana rero noneho yansomye atansabye uburenganzira. Umusore yaranyitegereje mu maso, arambwira ati wa mugore we uri mwiza cyane pe. Muri ako kanya nibwo nagiye kumva numva aransomye. Ubwo ngewe ibyo gutekereza ngo mfite umugabo, reka da. Iyo nabaga ndi muri iyo nzu y'uwo musore numvaga wagira ngo ubwenge buba bwagiye. Nanjye natangiye gusomana n'uwo musore, turasomana. Noneho yari afite iminwa myiza yoroshye, akagira impumuro nziza ituruka mu kanwa ke, ku buryo kumusoma numvaga namusoma n'umunsi wose bukarinda bwira. Twarasomanye rero karahava pe, turasomana. Muri kwa gusomana nibwo nagiye kumva numva afunguye imashini y'ikanzu nari nambaye, ikanzu ihita imvamo igwa hasi. Ikanzu imaze kugwa hasi, nanjye natangiye kumukuramo imyenda, dutangira kwamburana imyenda pe, mu buryo bweruye. Ankuramo nanjye mukuramo, ubwo niko dusomana, niko dukorakorana ahantu hose,
umusore kugeza ubwo ankuyemo isutiye, ankuramo ikariso, turi aho ngaho muri salo. Nanjye namwambuye buri kimwe, asigara yambaye uko yavutse. Numvaga ndimo ndashya muri njyewe, ururenda ruri gutakara. Muri ako kanya umusore nibwo yambwiye uti ngwino nkujyane mu cyumba. Yaranteruye. Ni igisore nyine, nawe urabyumva, umusore udukoresha siporo ni ijeye. Twaragiye tugeze mu cyumba, angaramisha ku gitanda, umusore anjya hejuru, aratangira aransomagura, ahera mu matwi, akajya ankoza ururimi mu gutwi, aramanuka agera ku ijosi, aramanuka agera ku mabere. Navuga nti yaranteguye, ariko numvaga bitari ngombwa kuko tayari njye nari niteguye. Reka umusore rero azansome amanuka agere no mu maguru, gusa aho naramwangiye ndamubwira nti hoya ntago mbikunda, ntago nkunda umuntu nsoma ku bintu. Ariko si uko ntabikunda, ahubwo nari natose cyane, nari natose huzuyemo ururenda, nkavuga nti si umuhungu yakozaho ururimi kuko bimeze gutya, ndabyanga. Yarambwiye ngo kengo nta kibazo. Umusore nibwo yagize atya, ngiye kumva numva yicometsemo. Umubiri wanjye wose usheshe urumeza, agitangira gucumita rimwe kabiri gatatu. Icyantangaje ni ukuntu nahise ndangiza mu masegonda, kandi ubundi ni ibintu bitapfaga kubaho. Nahise ndangiza ariko nanga kubimwereka, kuko naravugaga nti ese ubu nahita mwereka ko ndangije aka kanya? Nararangije ndashinyiriza, ndasusumira, ariko nirinda kubimwereka. Ntiyanabimenye koko, yarakomeje akora igikorwa ku buryo nongeye nkatangira bundi bushyashya, nkarangiza bwa kabiri ntabimenye. Icyo gikorwa cyabaye nk'amasaha abiri kirangiye, bwari bwije pe, 2:00 zari ziri hafi. Nahise nambara vuba vuba ndataha, ntaha nezerewe, ntaha nishimye. Nari mfite ibyishimo bidasanzwe, ku buryo ngeze no mu rugo umugabo wanjye yambajije uti ese ko mbona wahindutse byagenze bite? Ndamubwira nti nasomye ku kabyeri, ariko nari nishimye. Ibyo bibaye rero, njyewe ubwanjye nyuma y'ibyumweru 2 ninjye wisabiye umusore ko twakongera. Twabikoze kabiri, gasa nk'akikurikiranyije, turongera tunyuzamo igihe, tuza kongera bwa gatatu. Ku nshuro ya 4, ibyo bibaye nyuma yaho, nibwo uwo musore yaje kwimuka, ambwira ko atakiba aho yari atuye, ndetse agiye gukorera kure na gym. Batuzaniye undi muturayina, we tuzongera tukabonana nyuma nagaruka inaha. Yambwiraga ko agiye kujya hanze y'igihugu. Nuko fone yivaho, hasigara nimero ya WhatsApp. Nibwo nagiye kubona mbona umusore anyoherereje videwo zigera muri 3 zitandukanye, arimo arandongora. Yarabanje arambaza ngo uri wenyine? Urumva twaganiraga nk'abashiri. Ati uri wenyine ko hari ikintu ushaka kukwereka? Nti yego. Yankubise videwo 3 z'iminota 10 ngaramye gutya, umusore ari kundongora, ngaragara neza. Ni ukuvuga ngo izo muri salo, izo mu cyumba, videwo 3 zitandukanye. Arambwira uti wa mugore we, atumbabarire, naragukunze ariko nkeneye amafaranga. Ati ndashaka umpe 50 million zonyine, ntabwo ngusaba ibya mirenge.
ati ndabizi ko uyafite, ibyo byo ndabizi, bitari ibyo izi video ndazishyira hanze, kandi ntaho uzankura nibereye mu mahanga, ariko nuyampa ntago ndi umuhemu, ndahita nzisiba birangirane, n'uyu munsi ukomeze ubuzima bwawe, ntuzigere wongera no kuntekereza, nanjye sinzongera kugutekereza, bitari ibyo ndazishyira hanze, famiye yawe ikubone, abana bawe bakubone, ndetse n'abakozi ukoresha bakubone. Ibaba we mfite abana bakuru bakoresha social medias, bafite amatelefone, nagize ubwoba amabere yikora ntonsa, nararebye nshaka kumwandikira nti gute wampemukira ibintu nk'ibyo, ndavuga nti ariko ninjye wabaye ikigoryi, ubundi gute najyaga kumureba iwe mu rugo, ko iwe mu rugo yabaga yabonye umwanya uhagije wo gutega za kamera n'ibindi byose ashaka. Ayo mafaranga yanyatse kuko ndayafite pe, nanayamuhaye yego naba mpombye, ariko ntacyo byahungabanya n'ubundi ku bukungu bwanjye nsanzwe nifitiye busanzwe. Ariko ikibazo, uyu musore nayamuha nyuma y'icyumweru ejo akagaruka akanyaka kandi byagenda bite? Ko yagiye hanze y'igihugu atakiri inaha, ko najya gutanga ikirego bamukura hehe? Kandi nabwo gutanga ikirego egare kwiraburiza kuko bizagera kure. Ndagira ngo mungire inama, ko ntifuza ko umutware wanjye abimenya na famiye yanjye ntibimenye, nabigenza nte koko?